nizera ko mumeze neza nshuti zanjye kabisa wo turakanda subscribe kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi aho kukimuha mutambira ko nkeye meze neza nafunze n'agashati bien mama kuki batabimbwe iki se kubera iki se urabona ariko ukuntu ukeye aho ufite impaka ikibazo nakimeze nta mpaka mfite ariko uri umumama ashobora kuba uri umustar cyane ndabona star gute se hano gose dusatsi agasatsi se nabaye shyize dread iruhande gatoya kugira ngo nanaruhuke mu mutwe imisatsi undi bayita ngo cyo mu musange iyi ngiyi mfite akangaka nagasatsi kagabanya imyaka kagatuma imyaka imwe uyishyize mu kabati ukaburetse kugenda usaza ukecuru urabona ko imyaka tuba tugezemo n'iminkanyari n'iki ariko mu minsi yavuba ahangaha navumbuye n'akantu k'agapudire kumwimerere apanizi zo mu nganda wisiga iminkanyari yose ikaba wajyagayo ugacya kabisa kandi ari ni pudre nyine pudre ariko nk'umuti wa kinyarwanda urebye niko nawita nukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ageze nko mu myaka 60 ariko wamureba ukabona ni nkaka bitewe nuko abantu buriya ntabwo bazi kwiyitaho bamwe na bamwe abenshi barabizi abantu benshi barakangutse ariko kubijyanye n'amavuta turya isukari dukoresha amavuta twisiga ese tunywa amazi kangahe ku munsi urebye ibyo ngibyo nibyo abantu barimo kugenda bakangukiramo nibyo rero nanjye ubu ngubu nayobotse urabona ko kabisa nta kintu ndabona umeze neza nta kintu nakunenga muramubona rwose ku mavuta nkoresha amavuta ya sesame gusa imashini yakamura ku isukari dusigaye dukoresha yitwa stevia usanga wenda utayizi cyangwa wenda jori gato yankwakiriye gato ufite iminota nk'itatu tubwire umumama w'iki gihe cyangwa umukobwa w'iki gihe ukeneye kwinyuraho arifashisha iki kugira ngo abe ari umumama ukeye ikintu cya mbere ibintu bya mukorogo twarabisezereye bamwe na bamwe twagiye tubyisiga tutanabizi ubu ni ukuvuga ngo mukorogo irashajisha abantu barayisezereye wenda hari abakiyikunze ariko abenshi bamaze kuyivaho umuntu rero ushaka kwifata neza akirinda gusaza imburagihe akirinda umubyibuho ukabije ikintu cya mbere buriya umuti wa mbere na mbere ni amazi yo kunywa amazi ntuyanywa konje kuko yakonje buriya atuma n'umwijima uri kuwukoresha cyane koresha amazi y'akazuyaze mu masaha mu gitondo cya kare ukibyuka uyanywe muri cya gihe urimo kwitegura ubwo barimo kugenda yoza impyiko neza uruhago umubiri wose mbese ugwanywa nkanga n'ikibido cyangwa ari byiza kunywa amazi menshi unyweye menshi nabwo bunanije impyiko n'ahandi biri rwuzenguruka ushaka amatoilette kandi abizi toilette mu mujyi wa Kigali rishyirwa bisaba kunywa nibura litiro imwe cyangwa se ibirahuri bitatu kugira ngo wanduze kuyanywa hagati aho ni mu gitondo hanyuma hashize nk'isaha imwe fata imbuto zitandukanye imyembe imineke inanasi Imana ni nziza yaduhaye igihugu cyiza tugiramo imbuto zihagije birababaje kuba wenda wagira gutyo ukicwa n'indwara yica abantu bo mu butayu turi mu biyaga bigari ugafata imbuto nk'eshatu enye ukazikuvanga ukazikoramo smoothie cyangwa se ukazivanga gusa ugakora iyo macedoine akaba ari ubanza mu nda ubwo ni mu gitondo ahagana mu masambiri ukaza gufata umugati mwiza w'impeke za mpeke ziba ari zose kuko buri hari ibyo bita pain complet pain complet ni wa mugati ubukoze mu mpeke zitatunganyijwe cyane zisegusa hanyuma ukawufatana n'agacyayi karimo ibirungo byiza ari izitwa romarin ari izati thyme hakaba na mbese tangawizi biterwa n'icyo wabashije kubona cyangwa se n'icyo wahisemo tugeze saa sita rero turashonje amasaha ya saa sita ufata ifunguro ryuzuye ku bakunda inyama usibye ko inyama zo burana nanjye ndi kugenda nzigabanya ibyiza no gufata iz'umweru ariko ubwo byaterwa n'ukuntu uteye iyi ni regime navuga isa nk'aho ari rusange ariko nanone itari rusange ku bantu bose kuko hari ushobora gusanga izo nyama zikeneye ugafata rero isosi nziza n'uwo muceri cyangwa se n'ibirayi igitoki ntabwo igisubizo cyo umuntu ushaka kugabanya umubyibuho ntabwo igisubizo ari ukureka kurya ahubwo ni uguhindura ibyo waryaga n'amasaha wabiriragaho hanyuma ugakora siporo
n'aya mazi navuze hanyuma guhindura ibyo waryaga bisobanuye ikintu kuvuga ngo isukari ubundi akenshi nikunze guteza cyane umubyibuho ukurikirwa n'indwara zitandukanye ibyiza rero ufata ya sukari wajya gunywa kuko isukari buri ikibi cyayo inakora icyo bita addiction cyangwa se addiction ugasanga umuntu yabaswe nayo iyo rero wabaswe n'isukari ikintu ukoresha ni icyitwa stevia ni isukari ikoze mu mababi iyo sukari rero iyo uyikoresha yo ukoresha gake cyane kuko iri sucre inshuro 200 ugereranyije n'isukari isanzwe bamwe banavuga 300 ariko no kuvuga ngo ubyumve ko aho wagomba gukoresha utuyiko tubiri tw'isukari y'igisheke ushobora gukoresha agatwe k'ikiyiko ukabasha kubona agasukari nka kwa kundi tuminjira akunyu kuri avoka tugiye kuyirya ubwo uba ufite agasukari kari bukwire mu itasi iyo niyo stevia nijoro wenda tugiye kurya amasaha nijoro se nijoro burya si amasaha akwiye kugora abantu abantu akavuga ngo nijoro abakwiye kurya yihagire undi akavuga ngo nijoro ndarya akagati nijoro umunsi wa mbere wa kabiri mbese nk'icyumweru cyose utangiye kujya urara utariye nijoro benshi birabatonda ku buryo ushobora no kubura ibitotsi biba byiza udafashe umwanya wo kuvuga ngo ndahita ndara ubusa ku munsi wa mbere kandi nanone bakakubwira ngo aya masaha iyo ubashe kumara amasaha 12 cyangwa se 18 utaragira ikintu ushyira mu nda unywa amazi gusa nababwiye ko amazi utayanywa ari aho ngaho uyanywa ashyushye byaba byiza akaba harimo kirungo runaka nka mu cyayi cyangwa indimu ni ukuvuga ngo hari ingirabuzima fatizo zo mu mubiri zira radicaux libre ibizo bita ngo cellule cancéreuse zirasonza zigapfa n'abarwayi ba cancer babigirwamo inama kuko iyo ufite nka cancer iyo ukomeje kugenda uyigaburira ibintu by'ibinure by'intungamubiri byinshi burimo kumera nk'uyorora ariko iyo ufashe igihe cyo kwiyiriza bitari bya bindi byo kumara iminsi 40 njya numva ariko ugafata igihe cyo kwirirwa utariye umunsi umwe nibura mu cyumweru gutyo cyangwa se ushatse kujya urara ninjoro utariye ntuhita urara utariye uwo munsi bwa mbere bitangiye uwo munsi ukarya duke ejo ukagenda ugabanya kuzageza igihe uzamenyerera kujya uryama ninjoro nta bintu ufashe turumva ari umujyanama mwiza cyane mu bintu bigendanye n'imirire mwamwumvishe cyane Jerry noneho turagusanga he muri rusange abakeneye nk'inama zawe kuko izi nama ni nziza cyane nkorera ku Kimihurura dukorera ku Kimihurura munsi ya Top Sec hagana navuga ni kuri kaga 670 urugo n'urwa 36 twige no gukoresha biriya byapa mu gihe wa Kigali wadushyiriye tujye tubyaza umusaruro amahirwe dufite hano mu Rwanda mukora ibiki ngo bazabasange kuko twebwe ubuvuzi butandukanye tuvura abantu indwara ziterwa n'ibibazo nyine ibyo ngibyo byose bigiye bitandukanye dufasha abantu kuringaniza urubyaro mu buryo bwa kamere tugira ubujyanama ariko cyane umwihariko dufite no kuvura uruhu urugero ni nk'indwara yitwa vitiligo iyi ndwara ni indwara ituma umuntu agenda agira amabarabara umubiri wose abantu benshi bazi ko idakira ni indwara iterwa no gupfa kwizo bita melamine muri epiderme mu ruhu zigapfa igituma tugenda tubigikara undakagira uruhu ruri metise undakagira uruhu rw'umwera kikavaho noneho ugasigara ufite amabara uzababona agenda agira amabara ahantu hose naje kwiroturuva rero ndi mu ishuri n'abantu b'Abahinde turiga ariko batwereka yuko hari uburyo uvumbura impano zikurimo nza kwibuka ko hari umukecuru wajyaga no mu muti kera agafasha abantu bafite runo rubara niko iyo ndwara bayita hanyuma nyine ndabigerageza hari umuntu ndimo kuvura ari hafi gukira rwose ubona ko hari ikigenda gihinduka ikindi tufasha abantu none ibyo by'urubara no kuvuga ngo hari imiti duterateranya nyinshi itandukanye tukagufasha ku buryo mu mezi 3 kugeza kuri 6 ubukize neza iyo wakurikije inama zacu kuko hari gutanga umuti ni kimwe n'uwo twahaye umuti kuwukurikiza nacyo ni ikindi hanyuma bakadusanga Kimihurura aho ngaho munsi ya Top Sec hitwa Ingara Natural Healing Ingara Natural Healing ariko ubu twabashyiriyeho na point de vente ahantu ushobora kugurira imiti yacu ni muri downtown
ku muryango wa mbere na mbere ugisohoka muri gare. Ubuse niho amamaje aranamamaje. Yes, aranamamaje cyane. Nta kibazo ariko buriya nabyo ntabwo ari bibi. Nabyo ni ugufashanya tugenda dufasha. Abantu baba barakunze imiti yacu bakumva uburyo tubisobanura bakumva ko twebwe gahunda dufite no gukiza ahubwo wa wundi dukijije dufashije gukira ntago ari twe dukiza. Ni Imana ikiza ariko idukoreyemo. Ni ukuvuga ngo wa wundi wakize atunyuzeho akazaturangira undi gutyo gutyo. Niko bimeze tumushimire cyane Jerry Murwiza umugore rwose umustar cyane kudusati twizajya ngo dutuma umuntu atagenda sanze. Dutuma umuntu atagenda agaragara nk'umukecuru. Kabisa. Tubashimire cyane kabisa namwe mudukurikiye uturakanda subscribe aho kukamenyetso k'umutuku karaho hasi gakande nurangiza ukanda akantu kakayozogera cyangwa se kakayogera gahita kazo na notification kugira ngo uzajibona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. My name is Didas. I'm your host today.